inshuti twongeye guhurira ku murongo wo kwezwa ari wo kwezwa channel. Reka ngushimire uburyo wongeye gutanga akanya kugira ngo dufatanyirize hamwe kwiga ijambo ry'Imana. Nkuko twatangiye ihame rivuga Imana mwana, uyu munsi dukomeje kujya mbere aho turarebera hamwe kamere ebyiri za Yesu Kristo. Imana igufashe kugira ngo iki cyigisho ugikurikire neza witonze kandi nkurarike kugira ngo ukomeze no gukangurira abandi gukurikira ibyigisho kuko bidufasha kugira ngo dusobanukirwe n'ukuri kwimbitse ku ijambo ry'Imana. Mwibutse ko muri biganiro uwo muri kumwe ari Kayishema Joel. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe rikomeje kutwubaka muri ibihe biheruka. Mu gihe isi yugarijwe n'ibibazo by'uruhuri, aho umuntu wese yibaza ikigomba gukorwa, turagushimira ijambo ryawe watanze kugira ngo riduhumurize. Kandi kurutaho tugushimiye Yesu Kristo wemeye gutanga ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo Mwami Imana tuwe mu isi dufite ibyiringiro by'uko imibabaro yose duhura nayo, ingorane zose ducamo bizagira iherezo. Utubashishe kugira ngo uyu mwanya utuberewe igiciro kandi uwumvira ijambo wese rimugira umumaro, rimwubake kugeza ku bugingo buhoraho. Ko gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Y'umukiza wapfuye ari njyazira, yambambiwe ku musaraba, abitewe n'ukwangunda cyane, n'urukundo rutangaje Mwami wanjye kugira ngo wemere baramupfira. Uyu munsi rero tugiye gukomeza ihame rivuga Imana mwana. Niryo twatangiye, ni naryo dukomeje, tukaba turarebera hamwe kamere ebyiri za Yesu Kristo. Ahangaha ni ahantu harimo ipfundo rikomeye cyane kubera ko impaka zikunze kugibwa, abantu babibaza Yesu ni umuntu, ni Imana. Mbese ugasanga rimwe na rimwe hari abantu bafite imyizere hanze ahangaha baba bumva barwanya ubumana bwe, ndetse bavuga bati ni umuntu nabwo kandi ufite ububasha runaka buri limite bufite aho bugarukira. Ariko uyu munsi tugiye kwinjira mu kigwa cy'ingenzi cyane kidufasha kumenya kamere ebyiri za Yesu Kristo. Isomo turaheraho riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane, Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Iyi Mana rero niyo tugiye kwiga, niyo turi kuganira, Imana mwana. Avuga ngo jambo yabaye umuntu abana natwe, nkuko tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 14. Yohana yari ari guhamya ukuri kwimbitse. Yagaragazaga ko kwigira umuntu kw'Imana mwana ari ubwiru. Nivuga ngo yari arimo ashimangira, agaragaza, yerekana uko kuri kwimbitse. Ibyanditswe biziranenge rero byerekana yuko Imana ko yaragaragaye ifite umubiri ari ubwiru, nkuko tumaze kubona muri rino somo tumaze gusoma ryo mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 3 umurongo wa 16. Umuremyi w'amasi ufite ubumana muri we yacishijwe bugufi avukira mu muvure. Ibi ngibi ubushize twabashije kubivuga, uburyo yavukiye ahantu hagayitse, ndetse abantu bimye Yosefu na Mariya icumbi igihe Mariya yari ari kubise ayitegura kubyara umukiza w'abari mu isi. Nubwo asumba abamarayika bose iteka kandi akaba yarahamijwe na se mu bubasha no mu cyubahiro, ibyo ntibyamubujije kwambara umubiri wa kimuntu. Mu buryo bugoranye umuntu ashobora kumva ubusobanuro bw'ububwiru bwera, ariko bisaba kwiyambaza gusa Mwuka Muziranenge. Ahantu uhumve muvandimwe mushiki wanjye, ngo mu buryo bugoranye umuntu ashobora kumva ubusobanuro bw'ububwiru bwera,
nuvuga ngo ntabwo ari ubwiru bwera bukomeza kuba ubwiru, ahubwo umuntu abasha kubusobanukirwa, ariko akabusobanukirwa bihawe nande na Mwuka Muziranenge, ngo atubashishe gusobanukirwa. Niwe wenyine ufasha umuntu kugira ngo abashe kumenyaho gato, abashe kugira icyo ashyikira kuri ubu bwiru bw'ubumana bwa Kristo. Kugira ngo asobanukirwe no kwigira umuntu kwa Kristo, ni byiza kwibuka ko ibihishwe, nk'uko tubona mu Gutegeka kwa 2:29, ibihishwe ari iby'Imana, ariko ibyahishuwe byashyizwe ahabona bikaba bigenewe abantu. Yesu Kristo ni Imana mu buryo bwuzuye. Mbese ni ibihe bihamya dufite tubasha byerekana ko Yesu ari Imana? Ni gute ubwe yigaragaje cyangwa se yabyivugiye, ndetse n'abantu babashe kumenya ubumana bwe binyuze mu buhe buryo cyangwa se gute? Hari ibintu tubasha kubona bigera ku 8 bigaragaza ubumana bwa Kristo. Icya mbere, ibiranga ubumana bwe. Kristo afite ibimuranga nk'Imana. Kimwe mu bimuranga nk'Imana ni uko ashobora byose. Nta wundi ushobora byose uretse Imana yonyine. Yesu yavuze ko Data yamuhaye ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Ibi tubibona mu itangazo ubwo yatanze muri Matayo 28:18, ndetse no muri Yohana 17:2. Yesu avuga ati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Niyo ngo kuba afite ubutware mu ijuru no mu isi ni ikigaragaza ko ashobora byose, ni Imana. Ikindi nanone amenya byose, nk'uko Pawulo abivuga, muri we ni nk'ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Niyo ngo ubutunzi bwose bwo gusobanukirwa n'iby'ijuru, ndetse no gusobanukirwa n'ububasha bw'Uwiteka n'ibigendanye n'agakiza ka muntu, byose byahishwe muri Yesu Kristo. Ibi tubibona mu Bakolosayi igice cya 2:3. Yesu ahamya atibeshya ko abera hose icyarimwe agira ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi, nk'uko tubona muri Matayo 28:20. Kandi ati kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hamwe nabo. Ni ubuhamya Yesu bwe yivugiye agaragaza ko aba ari kumwe n'abantu be, kandi ko abera hose icyarimwe. Ibi ngibi tubona muri Matayo 18:20. Nubwo ubumana bwe bumuha ububasha bwo kubera hose icyarimwe, igihe Kristo yihinduraga umuntu ku bushake bwe, ntabwo ari ibyo yahatiwe, ahubwo niwe wabihisemo, niwe wemeye kuba igitambo, yemera kuba incungu y'abanyabyaha. Yahaye imbibi ubwo bubasha. Hano hantu uhumve neza muvandimwe, nubwo ubumana bwe bumuha ububasha bwo kubera hose icyarimwe, igihe Kristo yambaraga umubiri wa kimuntu, nuvuga ngo ubwo bubasha bwa kimana yabaye nk'ubukiriraho imbibi, kubera ko yari ahisemo kuba umuntu. Kandi umuntu ntabera hose icyarimwe, ikibasha kubera hose icyarimwe ni Imana. Noneho rero yahisemo kubera hose icyarimwe binyuze mu murimo wa Mwuka Muziranenge, nk'uko tubona muri Yohana 14:16-18. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo rugaragaza ukudahindagurika kwa Kristo, aho ruvuga ruti Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Amen. Uko yari arejo niko ari, kandi niko azagira ate, niko azahora. Mu Baheburayo 13:8. Ibi rero turabihuza dute mu gihe havuga ngo yahisemo kubera hose icyarimwe binyuze mu murimo wa Mwuka Muziranenge? Reka turebe muri Yohana 14. Ubwo kubafite Bibiliya turagendana kugira ngo dusome neza, twumve hari ahantu nababwiye ko kwiga ibijyanye n'amahame shingiro kuri kwa Bibiliya ntabwo ari ukugenda twihuta, ni ukugenda neza kugira ngo umuntu agende asobanukirwa, amenye kwizera kwaho kubakiye. Mu bushize mu cyigisho gishize twabonye uburyo kuza kwa Kristo yaje igihe gikwiriye gisohoye, ndetse akuraho gahunda zigendanye n'ibitambo. Igihe cyari cyaravuzwe igihe agomba kuvukira kiravugwa, aho agomba kuvukira, amazina uko yatanzwe. Ariko noneho mbese uyu ninde? Kuki noneho afite kamere ebyiri, ikamere y'ubumana na kamere y'ubumuntu ya kimuntu? Reka turebe muri Yohana 14:16 tugeze ku 18. Haratubwira ngo nanjye nzasaba Data n'abazabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hano ni isezerano yatanze agaragaza ko mbere yo gusubira mu ijuru avuga ati Mwuka Wera azaza abane namwe,
uwo nguwo rero uvuga ngo ni nawo Kristo akoreramo mu buryo bwo kugira ngo abere hose icyarimwe mu buryo bwa mwuka, noneho abantu banasobanukirwe, agere no mu mitima y'abamwizera, abashe gusobanukirwa, basobanukirwa n'ijambo ry'Imana, babashe guhamya uyu wabacunguye wabapfiriye, bitewe n'uko mwuka muziranenge tuzabona ibyo nyuma uko akorana n'intekerezo z'abantu, afasha abantu gusobanukirwa n'igikorwa Kristo yakoze, bamenye kuko yari ari ejo ariko ari kandi ariko azahora by'iteka ryose, bamenye ko Kristo adahinduka. Nivuga ngo kudahinduka kwe ni iki rero? Ntabwo yigeze yambara ubumuntu ngo binyuranye bituma imico y'Imana na kamere y'ubumana ihinduka, kuko yaje ari Imana yigize umuntu, ahubwo yagumanye imico, urukundo, ineza by'Imana kugira ngo abigaragarize abantu yambaye umubiri wa kimuntu. Kubaho kwe kwagaragajwe neza igihe yavugaga ko afite ubugingo muri we. Muri Yohana igice cya 5:26 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana hagaragaza ko Yesu yavuze ko afite ubugingo muri we. Ubugingo rero nta handi buboneka uretse mu Mana. Yohana avuga ko muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1:4 ijambo rya Kristo naryo ni ubugingo, kuko Kristo yavuze ngo nijye kuzuka n'ubugingo. Bikaba bihamya ko Yesu Kristo yagaragaje ko ari we bugingo, nijye kuzuka n'ubugingo. Tubibona mu gihe yavugaga ku bijyanye na Lazaro, mu gihe cy'urupfu rwa Lazaro, nk'uko tubona mu gice cya 11 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 25. Nanone ryemeza ko muri we harimo ubugingo butari ubutirano kandi budafitwe n'undi wese. Nuvuga ngo ni ubugingo bw'umwimerere. Ubuziranenge ni kimwe mu bigize kamere ye. Mu gihe yavugaga ibyo kuvuka kwa Yesu, marayika yabwiye Mariya ati, mwuka muziranenge azakuzaho, n'ububasha bw'Imana isumba byose bukubumbatire. Nicyo gituma umwana uzabyara azaba umuziranenge, yitwe umwana w'Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 35. Abadayimoni babonye Yesu baratatse bati, uradushakaho iki? Abadayimoni nabo ubwabo babashe gutanga ubuhamya kuri Kristo basobanura uwo ari we. Bumve ikintu gitangaje, ushobora we guhakana ibya Yesu, ariko dayimoni aramutse aje agahagarara yavuga ati, wa muntu we, sinzi iyo wakomotse, sinzi iyo waturutse, kuko tw'abadayimoni twabanye nawe mu ijuru tukiri abamarayika bazima, ariko twaragomye, ariko n'ubu munsi turahamya ko ari Imana kandi ari umwana w'Imana. Wowe bihakana nkandi. Hano ngo abadayimoni ubwabo bageze igihe baranabivuga, baravuga bati, uradushakaho iki? Inzu uri we ni wowe muziranenge wavuye ku Mana. Mariko igice cya 1:24. Tekereza kugeza aho atangirwa ubuhamya n'abadayimoni. Niyo mpamvu ugomba kwitonda. Umuntu w'Imana n'abadayimoni baramumenya. Umuntu w'Imana baba bamuzi. Rimwe abana muhanuzi bigeze gushaka kwigana, bavuga ngo turagukiza mu izina rya Yesu wa Paulo avuga. Abadayimoni bakajya bahabuka bakiruka. Ariko bageze igihe bavuga atari ku binibikira, abadayimoni baragana batireka tukwereke rero. Aba bahungu bahora badukanga uko bigaragara ko Yesu batamugira. Noneho nimwe barangije baravuga bati, reka duhangane nabo. Baguma hamwe, abadayimoni bihanga mu bantu, barangije bavuga bati, rero reka duhangane nabo, muzabona igitekerezo cy'abo bahungu mu byakozwe n'umwe. Barangije bati, niko Yesu ko tumuzi, Paulo tukaba tumuzi, mwebwe muri bandi. Babura ibisobanuro. Yesu bumuzi mute? Mwahuriye abandi tuzi uko bahuye nawe, tuzi uburyo abakoresha, none mwebwe muhangara kuvuga iryo zina nk'abandi. Abahungu ngo babura ibisobanuro. Niyo mpamvu umuntu w'imwizera nawe udafite icyazi mu mahame shingiro kuri kwa Bibiliya abameze nk'abari abasore, ngo baburi igisobanuro na kimwe batanga cyo kugaragaza uko bizera Yesu, uko bahuye nawe, uko babana nawe. Babura igisobanuro, kuko bavuga ngo dayimoni turakwirukanye mu izina rya Yesu wande w'umutirano, uwo Paulo avuga. Unyumve, Yesu bari gutira w'umutirano, uwo Paulo avuga. Abadayimoni ngo barangije abo bantu barimo abadayimoni ngo barabasimbukira, baciraho imyenda, barabirukana, birukanka ngo ari mutumbure, banakomeretse bafite inguma nyinshi. Bitewe n'iki? Baravuga Yesu batira, barimo barakanga abadayimoni muri Yesu w'umutirano. Hano rero tugomba kumenya ko Yesu Kristo n'abadayimoni bamutangiye ubuhamya. Yesu ni urukundo. Yohana yaranditse ati, dore icyo tumenyeraho urukundo nuko Kristo yitanze akadupfira. Kristo yaritanze aradupfira. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 3:16. Yesu nanone ahoraho. Ntabwo ari Yesu, niyo mpamvu twabonye isomo ngo ko yari arejo niko ari niko azahora byiteka ryose. Yesu ahoraho. Yesaya yamwise data wa twese uhoraho.
data wa twese uhoraho. Mwibuke ko Yesu yigisha abigishwa yigeze kubwira ati nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Noneho Yesaya we yavuze ngo ni data wa twese uhoraho. Mu gice cya 9 umurongo wa 6 niko yavuze ibye. Mika we avuga kuri we yamuvuze nk'ufite inkomoko ifite imizi mu bihe bya kera, imizi y'ibihe bihoraho. Niko tubona muri Mika igice cya 5 umurongo wa 1. Pawulo ashyiraho kubaho kwa Yesu mbere yo kubaho kubindi byose, kuko ngo mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 17 yagaragaje ko yabanjirije byose. Nuvuga ngo uwo rero avuga nta wundi ni Kristo. Naho Yohana we yongera kumuvugaho avuga ati mbere na mbere jambo yari kumwe n'Imana kandi ibintu byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ibi ngibi tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 2 n'uwa 3. Urumva ko Yesu iyo tugeze mu byahisho tukabona havuga ngo ni Alpha na Omega. Nuvuga ngo niwe tangirira akaba n'iherezo. Nuvuga ngo niwe wahuranije amateka yose y'ikitwa ubuzima biri mu biganza bye. Ibi rero kutamumenya ni igihombo. Kutamugira uretse no kumumenya gusa, no kutamugira nacyo ni ikindi gihombo kiruseho. Ububasha bwe mvajuru n'akamaro kabwo rero. Ububasha bwe tumaze kumubona uwo ari we, ariko noneho ngo ububasha bwe mvajuru n'akamaro bufitiye ukiremwa muntu. Imirimo y'Imana yitiriwe Yesu yamenyekanye nk'umuremyi, nk'uko tubonye hariya isomo rivuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Amenyekana kandi nk'umugenga w'isi cyangwa ubeshejeho isi, kuko tubibona mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 14 wavuga ngo byose bibeshwaho nawe. No mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 3 afite ububasha bwo kuzura uwapfuye akoresheje gusa ijwi rye. Ntabwo Yesu yigeze azura uwapfuye hari imiti yavuguse, cyangwa se ngo azane ibinyugura kubite hariya, cyangwa se akubita imigeri hasi. Reka da, aho gutegeka gusa kuvuga ati wowe kanaka sohoka mu gituro. Azura umwana wa Yayiro avuga ati gakobwa byuka. Igihe yazuraga Lazaro avuga ati Lazaro sohoka. Yamuvuze mu izina kugira ngo n'abandi bose bapfuye batazuka igihe cy'umuzuko kitaragera. Abantu b'Imana nuvuga ngo ijwi rye gusa rirazura. Imana ishimwe. Ijwi rye gusa byonyine kuvuga ko gusa iyo avuze biraba, yategeka bigakomera. Imana ihimbazwe. Twizera Yesu Kristo ufite ububasha. Afite ububasha mu ijuru, afite ububasha no mu isi. Ndetse ububasha bwe buragenda bukagera n'ikuzimu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nuvuga ngo abasha kuzura n'abapfuye. Mbese twamuvaho tukajya kurinde? Ninde wundi twabona wahwana nawe? Ntawe rwose, ntawe. Ibintu byose bibeshwaho nawe. Nkuko tubibona mu Baheburayo afite ububasha kandi bwo kuzura abapfuye. Kandi nanone ku mperuka y'ibihe azacira isi urubanza. Tubona yuko ari we ubasha kubabarira ibyaha, ariko ni nawe mucamanza, ni nawe uzafata ijambo rya nyuma, ni uzabasha kugaragaza iherezo ry'ikintu cyose. Umva, nubwo umuntu yakwigaragura ate, nubwo umuntu yakwigira ate, ariko nuvuga ngo Yesu Kristo wemeye gutanga ubugingo bwe ku bwacu, Yesu Kristo wemeye gusiga icyubahiro cy'ijuru, uwo ni nawe mucamanza, ni nawe uzagira ijambo rya nyuma. Burya ibintu byose biba bikeneye ugomba gufata umwanzuro wa nyuma. Yewe haba no mu butabera, haba mu bikorwa runaka, ijambo rya nyuma riba rikenewe, riba rifite agaciro. Uzafata ijambo rya nyuma nta wundi ni Yesu Kristo. Imana ihimbazwe. Afite ububasha mvajuru, kandi ubwo bubasha budufitiye umumaro kubera yuko ni umurengezi, niwe utuvuganira. Yasize intebe y'umwami yase, yemera kunyitangira ngo nkire. Nari mbuze ko na ruguru, imbabazi ze zirangoboka. Urukundo rwe runtera umunezero, mererwa neza mu mutima wanjye. Urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, ngo amazina y'ubumana. Amazina ye agaragaza ko afite kamere mvajuru, kandi izina ryatanzwe ubwo marayika asobanuraga Yosefu amubwira ati uzamwita Imanueli. Umutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 1:23. Imanueli arabwira ati bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe.
nta nubwo ari we wenyine wari warayivuze, na Yesaya twabonye mu byigisho bishize ko nawe yavuze iryo zina. Abizera n'abadayimoni bavuganaga nawe nk'abavugana n'umwana w'Imana, muri Mariko igice cya mbere umurongo wa mbere, ndetse na Matayo 8 umurongo wa 29, na Mariko igice cya 5 umurongo wa 7. Hari amasomo menshi agaragaza uburyo abantu bavuganye nawe bakamuha icyubahiro nk'abagiha Imana, kandi nanone n'abadayimoni nabo bakamugaragaza ko bamwubaha nk'abubaka Imana. Izina rye ryera ry'Imana rikoreshwa mu isezerano rya kera ariyo Yehova cyangwa Yahwe. Iryo zina rero rikavugwa kuri Yesu. Matayo yakoresheje amagambo ya Yesaya igice cya 40 umurongo wa 3 avuga ati nimutunganye inzira y'Uhoraho, kugira ngo asobanure neza umurimo wagombaga kubanziriza inshingano ya Kristo. Niyo mpamvu yavuze ngo nimutunganye inzira z'Uhoraho, mugorore inzira ze. Yohana nawe yagaragaje Yesu nk'Uwiteka Nyiringabo ko ari ku ntebe y'ubwami muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 2 no 3, ndetse na Yohana igice cya 12 umurongo wa 41. Kumenyekana k'ubumana bwe. Yohana asobanura Yesu nka jambo wari Imana wigize umuntu. Ibi tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 2 ndetse na 14. Tomasi, umwe mu bigishwa ba Yesu, avuga Kristo wazutse ati mwami wanjye kandi Mana yanjye. Igihe yari arimo avuga ati nyereka inkovu zawe, ndebe mu biganza byawe, ndebe no mu rubavu rwawe, maze amaze kubona aravuga ati Mana yanjye mwami wanjye. Abigishwa ubwabo nabo bahamije ko Yesu ari Imana. Noneho uretse n'uwo nguwo gusa, Pawulo avuga ko Kristo ari we utegeka byose, niwe Mana ishimwa iteka ryose, nk'uko tubona mu Baroma igice cya 9 umurongo wa 5. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo amuvuga nk'uvuga Imana n'umwami w'ibyaremwe, mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 8 n'uwa 10. Iyo Pawulo amuvuga abamuvuga nk'umwami w'ibyaremwe cyangwa se umuyobozi, umugenga w'ibyaremwe byose. Ni ukuvuga ngo Imana twizera ni Imana ifite ububasha. Umukiza w'abari mu isi ni umukiza ufite ububasha buheranije. Reka turebere hamwe aya magambo aboneka mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 8 ndetse n'uwa 10. Ariko iby'umwana wayo yarabyeruye iti intebe yawe Mana ni y'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Umurongo wa 10 yongera kuvuga iby'umwana wayo iti Uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoke zawe. Urumva ko hano Pawulo arimo aragaragaza ko Imana ni ubwuzuzanye buri hagati y'Imana Data wa twese na Mwuka Wera ndetse n'Imana Umwana. Hano Pawulo aragaragaza ati Uwiteka ubwe yagaragaje, yavuze ibya Yesu ubwe abisobanura. Iyo usoma iki gice cya 1 ubona uburyo Kristo yererejwe akagaragazwa mu cyubahiro cye. Si ibyo gusa, noneho na Yesu ubwe yitangiye ubuhamya bwe bwite. Burya nuvuga ngo n'ubuhamya bwite bw'umuntu babukenewe ahantu hose. Avuga ati ariko Yesu yigeze yabaza abigishwa ati ubundi abantu banyita nde? Babaza abigishwa be, bamwe bati bavuga ko Eliya, abandi bati bavuga ko ari Yohana wazutse. Ubwo hari muri gihe nyuma bakurikije ukuntu abantu bagendaga bavuga amakuru atandukanye ibyo babumva n'abantu. Hano tugiye kubona noneho ibyo atumvanya abigishwa cyangwa se abandi bantu n'ibitaravuzwe n'abadayimoni, ahubwo nawe ubwe yitangiye ubuhamya. Hari igihe umuntu abazwa kugira ngo yitangire nawe ubuhamya akabubura, kabaho kwaza atari ku bundi ushoboye iki akakibura pe. Umva umuntu abazwa icyo ashoboye akibure, no kurya bimunanire. Ugasanga umuntu no kurya byaramunaniye. Bibiliya iravuga ngo hahirwa usoma, no gusoma byaramunaniye. Noneho Bibiliya ikanakomeza mu byahishurishije mbere ngo hahirwa n'abumva, no kumva iby'Uwiteka aho ijambo ry'Imana rivugwa nabyo byaramunaniye. Umuntu wananiwe byose ngo yatanga ubuhe buhamya? Umva nibimufasha by'ubuzima bibasha kumutungira amagara mazima, bikarinda umubiri we kugira ngo utangirika biramunaniye, gutegera amatwi ijambo ry'Imana biramunaniye, gusoma biramunaniye. Ibintu byose ubuhamya watanga bwaza buhe buhamya? Noneho Kristo nawe ubwe rero ngo yitangiraga ubuhamya. Yesu ubwe ahamya ko ahanye n'Imana, yivuze ubwe ko ari ndiho muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 58. Imana y'isezerano rya kera yita Imana Data aho kuyita Data wa twese. Noneho bitubona muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 17. Imvugo ye ngo jewe na Data turi umwe. Wumve, je na Data turi umwe, nkuko tubona muri Yohana igice cya 13. Ishimangira ko Yesu yari umwe n'Imana, bahuje ibibaranga kandi ko se afite imico nk'iye. Ntabwo Kristo yigeze
agaragaza Imana ukwayo, ahubwo avuga ati jye na data turi umwe, umbonye ababonye data. Ni ukuvuga ngo yaje kugira ngo agaragaze Imana mu ishusho yayo, mu cyubahiro cyayo, mu butware bwayo. Guhwana kwe n'Imana byarahamijwe. Guhwana kwe n'Imana ni ubuhamya bwemezwa n'amagambo akoreshwa mu mubatizo muri Matayo igice cya 29 murongo wa 19, aho tubona ngo mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana na Mwuka Wera. Amagambo y'intumwa akoreshwa mu guhesha abandi umugisha, nk'uko tuyabona mu rwandiko rwa kabiri rw'Abanyakorinto igice cya 13 murongo wa 14. Mu nama n'amasezerano yatanze, nk'uko biboneka muri Yohana 14 gukomeza kugeza mu gice cya 16, no mu busobanuro bwatanzwe n'intumwa Paulo ku mpano za Mwuka Muziranenge mu gice cya 12 umurongo wa 4 kugeza wa 6 mu rwandiko rwandikiwe Abanyakorinto. Ibyanditswe bivuga Yesu nk'uwerekana ubwiza bw'Imana n'ishusho ya kamere yayo, nk'uko biri mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 3. Igihe bamubaza bati twereke data, Yesu yarabashubije ati umbonye ababonye data, nk'uko nari maze kubivuga mu gice cya 14 umurongo wa 9 cy'umutumwa w'ubwiza bwanditswe na Yohana. Noneho ikindi nagiyezeho cya 7 muri bya bindi 7 navuze, yahimbajwe n'Imana. Abantu baramuramije, tubibona muri Matayo 28 umurongo wa 17, yewe na Luka igice cya 14 umurongo wa 33. Abamarayika b'Imana bose baramuhimbaza mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 6. Paulo yaranditse ati kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu kandi indimi zose zihamye ko Kristo ari Uwiteka, mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 10 na 11. Ibi ngibi byo muribuka yuko twigeze kubivuga tuvuga uburyo umurimo uzarangira n'urugamba ruzarangira, aho tubona ko igihe urugamba ruzaba rurangiye, Satani n'abadayimoni kimwe n'abera bari muri Yerusalemu bose bazapfukamira icyarimwe kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu Kristo, ari ay'abakijijwe, abagiye guhabwa ubugingo buhoraho bamaze kwizera Kristo, n'abagiye kurimbuka na Satani ubwo wateye abantu kugoma. Azapfukama agaragaze ko uwagombaga guhabwa icyubahiro no guhimbazwa ari umwe wenyine wari ubikwiriye, ari Yesu Kristo. Niyo mpamvu ngo amavi yose agomba gupfukama mu izina rya Yesu Kristo. Bantu b'Imana, ntabwo twigeze twihenda, nta nubwo twibeshye kuba twahisemo igihangange Emmanuel, izina rye rihabwa icyubahiro. Amasengesho menshi asaba imigisha yose nta handi agomba kunyuzwa uretse muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibike iteka ryose. Ibi tubibona mu kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 18, ndetse no mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 21, yewe no mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 18. Numva ngo Yesu nawe ubwo aravuga ati icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye. Ntabwo Yesu yagaragaje ko tugomba gusaba Imana mu by'ukuri dusa naho hari uburyo tugomba kumenya nabwo n'uburyo bw'imisengere. Imisengere yacu igomba kuba igaragaza ko turi gusaba data, ariko imisengere yacu n'ibyifuzo byacu tukanizera ko Mwuka Wera yumvikanisha, nicyo abereyeho kugira ngo yumvikanishe ibyifuzo byacu bigere ku ntebe y'Imana bigiye mu mvugo y'ijuru, mu mvugo yumvikana. Ariko noneho isengesho ryacu Imana twigishije kugira ikiboneza mvugo cyiza, uburyo bwo kujyana ijambo no mu misengere. None hakabaho sinyatire. Ntabwo iyo sinyatire yacu igomba kubivuga ngo ni runaka ubivuze, ni Joel ubivuze, ni Andre ubivuze, ni John, ni Pauline cyangwa se ahubwo ngo ibyo dusaba byose tubisabe mu izina rya Yesu. Nuvuga ngo ibyifuzo byacu sinyatire yabyo ni amaraso y'Ikaruvari. Nta handi tugomba gukirira, nta handi agakiza kagomba kubonerwa uretse muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu ibyifuzo byacu no gusenga kwacu byose tubisoza tubiherutsa tuvuga mu izina rya Yesu. Nuvuga ngo niho ibyifuzo byacu byose bigomba kunyura. Nari maze igihe kirekire mujwe n'umwijima w'ibyaha byanjye, maze kumenya ineza yawe, gukurikira mfite ibyishimo, kuko nari mbowe z'ibyaha, ndahaguruka ndagukurikira. Urukundo ruhebuje nirwo
ikindi noneho tugomba kumenya, kamere y'ubumana ni ngombwa. Kristo yunze ikiremwa muntu n'Imana, nuvuga ngo niwe cyunga ijuru n'isi, yunze ikiremwa muntu n'Imana. Abantu bari bakeneye guhishurirwa byuzuye imico y'Imana ku buryo babasha gukomeza isano yabo ubwabo bafitanye nayo. Kristo yahagije icyo cyifuzo yerekana icyubahiro cy'Imana, nk'uko tubona muri Yohana igice cya 1:14 ahavuga ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1:18 ndetse n'igice cya 14:6 hagaragaza uburyo Yesu Kristo umubonye abonye Imana, ababonye Data wa twese. Kandi mu kwishingikiriza byuzuye kuri se, Kristo yakoresheje ububasha bw'Imana kugira ngo ahishure urukundo rw'Imana. Kubw'imbaraga z'Imana yerekanye nk'umukiza wuje urukundo, watumwe na se kugira ngo akize, ahishure, anababarire ibyaha. Nuvuga ngo Kristo si icyo gusa, ntabwo yabaye umubwiriza w'icyatwa, ahubwo nuvuga ngo yaje kugira ngo ahishure, anagaragarize abantu icyubahiro cya Data wa twese, kandi anababarire ibyaha. Ntabwo icyamuzanye ari ugucira abantu witeka, ahubwo yaje kugira ngo ababarire abantu ibyaha, abantu bamenye ko babasha kubabarirwa ibyaha byabo binyuze mu izina rye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ibihamya tubibona mu masomo menshi aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 6:19 yababariraga abantu ibyaha, Yohana igice cya 2:11 ndetse n'igice cya 5:1 kugera 15 byageze n'igihe abantu bavuga bati ni guki ahangara akababarira ibyaha, ninde ubasha kubabarira ibyaha? Ariko Kristo yarabishoboye. Nta na rimwe yigeze akora igitangaza agira ngo yihunze imibabaro ye nk'umuntu cyangwa ngo yikemurire ibibazo undi muntu yari kugira iyo aza kuba mu ngorane nk'ize. Yesu Kristo ni umwe n'Imana Data muri kamere ye, mu mico ye ndetse no mu migambi ye. Ni Imana mu buryo bwuzuye. Imana ihimbazwe. Nuvuga ngo hano turimo turareba kamere ebyiri za Kristo. Ni Imana mu buryo bwuzuye. Yesu Kristo nanone ni umuntu mu buryo bwuzuye. Tumaze kubona hano ingingo zigera ku 8 zitwereka Yesu Kristo uburyo yari Imana mu buryo bwuzuye. Yari afite ibiranga ubumana muri we, ububasha bw'abajuru n'akamaro kabwo byagaragariye abantu. Amazina y'ubumana yaragaragaye, kumenyekana nk'ubumana bwe nabyo byagiye bigaragazwa. Ubuhamya bwe bwite yagaragaje ko ari we ndiho. Guhwana kwe n'Imana byarahamijwe, bihamwa n'abantu ndetse n'abadayimoni. Yahimbajwe nk'Imana, abantu baramupfukamira baramuramya. Kamere y'ubumana yari ngombwa kugira ngo abashe gusoza iyo mirimo yose. ntateka nshingwaho kuko ndi muri Yesu nawe akaba ari muri jye, niwe nkesha kubaho kwanjye, negera intebe ye ntacyo ntinya, mpambikwa ikamba mbikesha uwancunguye, ntabwo makusingiza iteka ryose. Urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, rwo ruratuma ncungura. Noneho Kristo rero ni umuntu mu buryo bwuzuye. Bibiliya iduha ukuri gusobanutse iyo twiga ibya Kristo. Bibiliya ihamya ko uretse kuba Yesu afite kamere y'Imana, anafite kamere muntu. Kwemerwa kw'iryo hame ntibisubirwaho. Uhamya wese ko Kristo yaje afite umubiri niwe wavuye ku Mana. Ibi tubibona mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:2 na 3. Ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntabwo wavuye ku Mana. Kuvuka kwa Kristo, gukura kwe, ibimuranga, ubuhamya bwe ni igihamya ku muntu bwe rwose. Hari inyigisho rero usanga ziriho mu by'ukuri zigenda zigoreka, kandi abantu ugasanga basa n'abazihaye intebe. Ugasanga bavuga bati ntabwo buriya byumvikana, mbere Yesu yari mwuka, araza aba umuntu yego, ariko arangije ahita agenda ahinduka na mwuka. Oya, ntabwo ari byo. Ni Kristo ni umuntu mu buryo bwuzuye, akaba n'Imana mu buryo bwuzuye. Kubera ikintu ngo ubumana bwambaye kamere ya kimuntu, kandi noneho ngo muri uko kwambara kamere ya kimuntu aba umuntu wuzuye. Ntabwo yari pirate, oya rwose. Nta nubwo ari uburyo bwo gushushanya ngo ni ukwiyoberanya, oya rwose. Kuvuka kwe kwa kimuntu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1:14 havuga ngo jambo yabaye umuntu abana natwe. Nuvuga ngo ntabwo ari uvugwa mu bitekerezo,
nka bya bindi bya Ngunda utarabayeho cyangwa se basemuhanuka. Yohana aravuga ati ijambo yabaye umuntu abana natwe, ndetse byageze bati uwo twakozeho. Muri ubu buryo nibitubona muri Yohana igice cya 14. Muri ubu buryo umuntu bisobanura kamere ya kimuntu iri munsi ya kamere yari afite akiri mu ijuru. Pawulo avuga yeruye ati Imana yohereje umwana wayo wavutse ku mugore, mu Bagalatiya igice cya 4:4. Yewe no mu Itangiriro igice cya 3:15 hari haravuzwe ubuhanuzi bugaragaza kuza kwe. Kristo yihinduye umuntu ndetse ucishije bugufi. Mu Filipi igice cya 2:7-8 ngo uko kugaragara kw'Imana nk'umuntu n'ubwiru bw'Imana, n'ubwiru bw'ubumana. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3:16. Muri ko ryo somo twabanjije dutangira iki cyigisho. Amasekuruza ya Yesu amugaragaza nk'umwana wa Dawidi hamwe n'umwana wa Aburahamu ukomoka mu rubyaro rwa Aburahamu. Muri Matayo igice cya 1:1. Dukurikije kamere ya kimuntu yavutse mu rubyaro rwa Dawidi, nk'uko Baroma igice cya 1 Pawulo yabigarutseho 3 ndetse n'icya 9 5. Kandi yari umuhungu wa Mariya. Nubwo yavutse ku mugore nk'abandi bana bose, itandukaniro rimutandukanya n'abandi bana nuko Mariya yari isugi kandi umwana we akaba yari yarasamwe ku bwa Mwuka Muziranenge. Nuvuga ngo ni igikorwa cyakozwe n'Imana, si igikorwa cyaturutse ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo ni igikorwa cyakozwe n'Imana muri gahunda yayo yo kugira ngo hakorwe icyo Satani atabasha kumenya, atazanaburizamo ngo abishobore, mu buryo Imana yagennye bwo kugira ngo umuntu acungurwe cyangwa se umuntu abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Ikiremwa Satani yariganyije agashaka kugira ngo akivutse kongera kubana n'umuremyi wacyo. Imana mu bubasha bwayo n'ubuhangange bwayo ibashe kongera kwigarurira icyo kiremwa. Bityo rero Yesu yahindutse umuntu byuzuye binyuze muri Mariya. Imikurire ye ya kimuntu, ntabwo Yesu yavutse gutya ngo ahita akura ibihwanire mu mwanya, ahubwo yaragaburirwaga, yaronyejwe nk'uko ababyeyi bose abana. Nuvuga ngo imikurire ya kimuntu yabayeho nk'abantu. Yesu yubahirije amategeko y'imikurire ya kimuntu, yakuzagwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge nk'uko tubona muri Luka igice cya 2:40-52, ndetse ngo abyuruka ashimwa n'Imana n'abantu. Yagize imyaka 12 y'ubukuru, yasobanukiwe n'umurimo wari waramuzanye. Ibi tubona muri Luka igice cya 2:46-49. Mu gihe cy'ubuto bwe yari umwana wumvira. Muri Luka igice cya 2:51. Abana b'iki gihe bimeruka batumvira, mbese babigana nde? Yewe mwana wawa usuzugura ababyeyi bawe, ni wubaha abakuru, mbese ubona waba wigana nde? Kristo yarubahaga. Inzira yerekeza ku musaraba yari inzira inyuze mu mabaro. Iyi nzira ifite akamaro gakomeye mu mikurire ye. Yigishijwe kumvira kubw'imibabaro, yihanganiye kandi amaze gutungana rwose, abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira, nk'uko tubona mu Heburayo igice cya 5:8. Ariko nubwo yabayeho imibereho imeze gutyo, ntiyigeze akora icyaha. Amen. Kristo yabayeho mu buzima bugoye, ubuzima buruhije, ubuzima buvunanye, yasuzugurwa, atukwa, yarihangana. Ibyo byose bigenda bimufasha, bimutegurira kugira ngo hazabashe kwihanganira urugendo rw'i Karuvari. Hari igihe rimwe na rimwe tujya tubona ibintu tubigerageza bikatunanira. Ibyo ugerageza byose ukabona biri kwanga, ariko umenye ko ubuzima turimo kuva umuntu avutse akigera ku isi tuba twinjiye mu rugamba. Imana ishobora kuba iri kugutegura nk'umusirikare ukomeye, iri kugutegurira urugamba ibikomeye uzahangana nabyo. Cyane cyane noneho abariho muri iki gihe turi gutegurirwa kugira ngo tuzahangane n'akaga gaheruka. Tukwiye kumenya ko ibyo twakora byose n'ibyo twavuga byose turiho mu mahenuka y'ibihe. Ubu rero ngo rimwe na rimwe ushobora gusanga ibikorwa n'ibiriho, rimwe na rimwe tubyivovotera tukumva ntituzi n'ibyo ari byo, ariko Imana ibirimo iracyaza, iri gutegura abana bayo kugira ngo bazabashe kwihanganira ibizaza biruta ibindi mu bihe biri imbere. Imana igutunganye, Imana ifashe tugenderere kugira ngo ibyo tunyuramo tumenye ko na Kristo yabashije kugira ibyo anyuramo, ariko bikamutegura kugira ngo azahangane n'urugamba rw'i Karuvari. Yesu bamwitaga umuntu. Yohana Umubatiza na Petero bamuvugaga nk'abavuga umuntu. Ibi tubona muri Yohana igice cya 1:30 ndetse n'ibyakoze n'umwa 2:22. Pawulo avuga ko ubuntu buva ku muntu umwe ari we Yesu Kristo. Ahamya ibye mu Baroma 5:15. Ni umuntu kandi niwe wazanye kuzuka kw'abapfuye.
mu rwambere rw'abanyakorino igice cya 15:21, akaba umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nta wundi washyizweho kugira ngo abe umuhuza w'abantu n'Imana ni Yesu Kristo, nk'uko tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2:5, ngo nta wundi muhuza, yewe kabone na Mariya nubwo ari we wamubyaye nk'umubyeyi, igituro cye n'uyu munsi kirahari baragisura, ntabwo yigeze rwose aba umuhuza w'Imana n'abantu, uretse abantu babyishyiramo bakabiyihimbira. Ni nk'uko abantu bashobora kuvuga bati Ryangombe, ba Nyaburezi, ba Nyabingi n'iki nibo batuvuganire kata, nta wundi ubasha guhuza. Yewe nihagira n'umuntu waza akabicyatwa akashaka kugira ngo agaragaze ko azunga abantu n'Imana ari uzaba umuhuza, azaba abeshye ngo uzamutera umugongo. Nta rindi zina ryigeze rihabwa abantu basha gukirizwamo, nta wundi muhuza wigeze ugenwa wo guhuza abantu n'Imana, ni Yesu Kristo. Imana yigize umuntu ufite ububasha ku rupfu, ubasha guhamagara bari mu gituro bakavamo, ubasha kubabarira ibyaha, ubasha gusengwa, utangaza ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Bantu b'Imana, uyu nguyu rero niwe twizera, niwe twahisemo. Imana ishimwe cyane, humura ntiwayobye, ntihakagire uguca intege, inzira urimo ni inzira igana ku bugingo buhoraho. Izina Yesu yakundaga gukoresha yivuga ubwe, iryo yakoresheje inshuro 77 n'umwana w'umuntu, yahamyaga ko ari umwana w'umuntu muri Matayo 8:20 ndetse n'igice cya 26:2. Izina ry'umwana w'Imana rigaragaza isano afitanye n'ubutatu buziranenge. Izina umwana w'umuntu ryumvikanisha neza ubumwe afitanye n'inyoko muntu binyuze mu kwihindura umuntu kwe. Iyo yavugaga ati umwana w'umuntu, bwari uburyo bwo kugira ngo yereke abantu ko afitanye n'abisano ikomeye, kubera ko yemeye guhora byose, yemera kwigira umuntu kugira ngo abashe gucungura ikiremwa muntu. Ibiranga umuntu bwe rero nabyo tubasha kubibona, ariko wenda hari uyu munsi dushobora kutabihetura byose, ariko ubutaha tuzakomeza tureba Yesu Kristo uyu ninde, mbese uyu twizera ninde, twahisemo ninde. Ibyo ntibirondoreka, ariko tugomba kumuganira tukamuvuga, kuko niwe kivugo cyacu, niwe tugomba kukwerereza, yewe no kumuririmba ntitugomba kubihaga, yewe niwe byiringiro by'umugisha. Imana idufashe kugira ngo uyu munsi dusoreze ahangaha. Kuba twaramuyobotse ntabwo twarindagiye, ahubwo dusaba Imana kugira ngo dukomereze muri uru rugendo. Ubutaha tuzareba ibiranga umuntu bwe, ubutumwa bwose uhereye mu itangiro kugeza mu byahishuwe, burya nta wundi bivuga ni Yesu. Imana idufashe kugira ngo ibi byiringiro tubikomereho kandi tubigeze no ku bandi. Yesu niyerekanwa ari jye namwe tuzabashe kumusanganira. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.